kuri institution scolaire ya Masheke. Yishimye cyane kuba narabashije kugira amanota meza nkabona nishimye cyane ntabwo nabona uko nabivuga. Clementine, watekerezaga ushobora kuba uwa mbere mu gihugu? Narabitekerezaga ariko ntabwo nari ndushaho 100%, narabitekerezaga gusa. Ubwo rero amarangamutima yawe ni ayahe nyuma yo guhura n'abayobozi bakaguha n'ibihembo byawe nk'umunyeshuri wahize abandi mu bizamini bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye? Ndumva nishimye cyane kandi byambaye na motivasiyo ko n'ibirenzeho nabikora ku buryo nakomeza gukora cyane nkazagera no ku birenze ibingibi. Ikigo cya Rwanda Cooking Academy bafite ingamba zo gukora cyane, hakomeza gukurikiza inama z'abari kunyigisha, abayobozi n'abandi bazaba bandi hafi, abavandimwe n'inshuti, barakomeza no gusenga cyane. No gusenga Imana ikagufasha no gukora, ugasenga ukanakora, ugakora cyane, ugakora buri kintu cyose ukagikora mu gihe cyacyo. Wumva ushaka kuba iki? Mba nshaka kuzaba nk'umuporogaramu wa computer. Ni ukuvuga ngo ishuri baguhaye bijyanye n'inzozi zawe? Yego. Wakoze? mu Rwanda honyine niho uzasanga abantu bavuga ngo njyewe sinjya nivanga mu bintu bya politiki, njyewe sindi umupolitisi, njyewe sinjya ninjira muri politiki. Mu Rwanda gusa niho hantu ushobora gusanga ibyo bintu, niho hantu ushobora gusanga abakristo bavuga ngo twebwe ngo turasenga ngo ntaho duhurira na politiki. Nyamara nkwibutse ko nshuti yanjye, Bibiliya iyi mubona irimo abami ba mbere n'abami ba kabiri, irimo abacamanza, irimo abasoresha b'ikoro by'Abalewi, irimo ibitabo byo gutegeka by'amategeko, gutegeka kwa kabiri, biki n'ibiki. Ibyo byose rero ni politike yaje noneho iba Rio, iba live, iba byanyabyo. Itangiriro kuva kubara gutegeka kwa kabiri, iby'abacamanza, abami n'ibindi mpaka kugera kuki ku mwanditsi wa nyuma w'isezerano rya kera. Rero mu Kristo mwene data, ntuzigere uvuga ngo ntabwo uri muri politike kubera ko Yesu ntabwo yaba umwami bitari politikari. Umwami wese agomba kuba muri politike, nta mwami utari wa politike ubaho. Ibyo tubyihoreye, bisaba abanyabwenge benshi, kandi ntabwo ndi umunyabwenge, mvuga ibyo ntekereza. Hagati aho ngaho banyarwandakazi, uyu mwana mubonye w'umukobwa ndetse n'akandi kana k'akanyamugi bagize amanota angana, mwabonye ko nahoze mbivugaho no mu kiganiro cyashize, ariko munyemerere nyimureba iyi video nyibonye mu kanya gashize, ariko nyine yatambutse kera. Njyewe mu kimbo ndakubwira uko bitekerezo byaje kugira ngo mfate iyi video. Iyi video maze kuyireba nahise numva umujinya n'ifuhe ryinshi ry'iki gikamera, numvishe ifuhe ryinshi muri nge kubera iki kimikoro mureba imbere y'uyu mwana. Iki mikoro cyanditseho ngo RBA, Rwanda Broadcasting Agency. Iki kiza igihe wabonetse, ntabwo gishobora kuza kukwishakira. Iki gikamera mubona ntabwo gishobora kuva muri ofisi ngo kijye kuri tele hari umuntu wasohowe mu bye ku gahato. Iki gikamera mubona
iki kimikoro mubona kigomba gusohoka bagitegetse, ntabwo gisohora gusohoka ngo kijye ku muntu wambuwe ibye cyangwa se wafunzwe kubera ngo atatanze mituweli kandi nta mikoro afite. Iki ngiki ni inkorabusa, iki ni imburamumaro, iki ni ingwizamurongo. Nakibonye umujinya uranyica numva mfite ubushobozi nahita ngitwika. Kujya kugitunga umwana ari uko isi yose yabanje gusakuza, muri abagome. Icyo nicyo kintu cya mbere nabonye. Numvishe icyo nagize muri njye, nagize ifuhe n'umujinya kubera iki kimikoro mubona cyarabiye. Kubera iki? Muri itangazamakuru ry'u Rwanda, ntabwo muri itangazamakuru ry'abayobozi, ngo bagomba kubategeka kuza gufata ngo video kubera ko ari inkuru iri kwambika ubusa igihugu. Muhise muhamagara ba Barore muti musettinge kamera muze mukore iyi nkuru muvuguruza ibiri kuvugwa. Ndi kuvuga ubusa ngo nese ngumvaga wifuza iki ngura. Ahubwo rero iki cyo ni cya gatatu, ni igitekerezo cya gatatu nagize. Icya kabiri, apart from kumva ngize umujinya kwa aba bahambirwa abanyamakuru b'abagome ntazi ibyabo, ntazi umwuga bakuru wariwo. Icya kabiri nahise nibonamo ko uyu mwana umutima ntabwo ndi Imana, ntabwo ndi Yesu, sindi umumarayika, ndi umuntu nkamwe. Ariko umutima wantegetse ngo musengere, umukorera isengesho uripiburiye nirimugeraho, amina, kandi n'abazarigeraho n'abazaryumva, ngiye gusengera uyu mwana. Icya gatatu, uyu mwana afite igitekerezo cyiza cyane nk'icy'umwana w'umukobwa nakuze dukundana, nawe wifuzaga kujya mu bintu bya computer science. Ntabwo nge ndwanya umuntu ujya muri computer science, ariko sinaguha iyo nama mu gihe mufite politike ya 61% by'umugore muri parliament. Oya, ntabwo nakugira inama yo kujya kwiga computer science mu gihe igihugu gifite politike cyangwa se programu ya 61% muri parliament. Uri kubyumva? Ndakubwira iki? Genda wige politike. Ni mwebwe bayobozi b'ejo hazaza, ni mwebwe bayobozi b'ejo hazaza. Genda wige politike kubera ko umwana ubu wa mbere ku rwego rw'igihugu, uri umuhanga cyane. Uzige politike nibinagushobokera, ntuza rwose uzajye no mu nzego z'umutekano. Nta n'ikibazo mfite ngiye ubaye polisi nziza, kuko narababwiye polisi nabo bava muri rubanda, bava mu bantu. Wa mwana we, iyi video nuyibona nguhaye inama. U Rwanda rufite programu ya 61 by'abagore percentage mu nteko ishinga amategeko cyangwa se mu buyobozi. Reka mvuge gutya mutaza kumfata nabi, mu buyobozi. Rero umuntu nkawe w'umunyabwenge, urumva ko future yawe iri bright, future yawe irashashagira. Genda wiga ibizagufasha kuba wagera kuri ya mwanya wo hejuru. Ndi imbere y'Imana ishobora byose, ntabwo uzabura akazi, ntabwo uzaba umushomeri nk'uko abandi bose bashomera ngo biziza. Ubu se ko nzi computer narahize. Ntabwo ndi kukamara kukadekuraje cyangwa se kukadiscouraginga, ahubwo ndi kumwereka ibintu bishobora kuzagira akamaro. Kagame ntabwo ashaka ko mwiga politike, ntabwo ashaka ko mwiga ibintu by'ubumenyi, ariko umuntu wese ngewe muha inama ngendeye ku bushobozi bwe. Umuhungu nakubwira ni nyamuneka iga gukora amashanyarazi, iga gukanika. Ariko umwana w'umukobwa nakugira inama yo kujya kwiga politike, kubera ko mufite umugisha, mufite igihugu kikibaha amahirwe. Abadamu mufite igihugu kibaha amahirwe yo kuba mwakomera. Yego? Okay.
iyo ni inama, nicyo natekereje bwa gatatu. Umutima wambwiye ngo nkubwire ngo umeze neza na wa mwana w'umukobwa wambwiye ngo agiye kwiga computer science, yabaga uwa mbere kuva mu wa mbere primaire, arinda arangiza secondaire akiba uwa mbere, arangije arambwira ngo agiye kujya kwiga ngo computer. Ntabwo ngo ugiye kwiga guformata computer, ugiye kujya kwiga uzasohoka kujya gusaba akazi ko gufotora impapuro muri kenkayori, niba ari papeteri, niba ari nibiki hajya byita mu ma library. Mbwe nubwo urashaka kurangiza kujya kwiga, kurangiza Minerva kunoza secondaire, ujye gusaba akazi kwa runaka ko kwirirwa gufotokopiya udupapuro, wirirwa gufotora abantu passport ugashyira muri Photoshop ukeditinga 4x3 cyangwa 3x4 ukabahereza. Uri kumva? Noneho munyihangane, noneho umwana w'umukobwa nabwani rero nkuko mbivuga gutya, nabwani genda wige ibi nibi. Uyu munsi arakomeye ntabwo namvuga amazina, ntamwe ntazamwangiriza akazi, ariko kandi nanone nshuti yanjye, ibi bintu turimo umunsi umwe natangiye nyirizina igikorwa ndimo, mugomba kuva mu ibyo ngibyo. Nabibabwiye kugira ngo mujyemo mube mwirira, isi yo hanze aha irakanganye, ariko nimba ntangiye gahunda mugomba kubivamo, mukaza tugaharanira inyungu za twese. Igihe mukore inyungu zanyu kirahagije, rero tugomba guharanira inyungu z'abanyarwanda muri rusange. Kuko inyungu zawe wenyine hari igihe bizarangira usigaye nta n'igiceri cy'ijana ufite. Nyamara uharanira inyungu za twese, ukazasoroma ku giti kitazarumba, ukazasoroma ku giti kitazigera gihundura. Reka nsengera umwana, Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe, kandi mumfashe mwumve ko mbivanye ku mutima, kuko nabonyeho ko nshobora kuba ari byo natekereje kubera ya politike yacu mbi wenda yamaze kunyangiza mu mutwe, ariko kandi ntiwanabicira inyeri. Isi turayibonye ibyeje kora, abana bagerageje kwamamara, bavuzwe cyane ko bigenda birangira. Hari n'abagiye bagerageza kubigeranya na saga y'umukobwa witwaga Josiane Miss, murabyibuka neza. Miss yari Miss wa rubanda, ariko Miss, ndavuga Miss Josiane, yari yabaye Miss wa rubanda, Miss w'abanyarwanda, ariko kandi ubuyobozi bwitorera Miss bwishakiye kubera physical appearance, family background n'ibintu byinshi. Rero nshuti z'Imana babwiza ukuri, isi yaranduye. Rero natekereje ibi, ndavuga ni first, uyu mwana ashobora kugirirwa ishyari agahumanywa, uyu mwana ashobora gupangirwa ku bw'abayobozi babi n'ibiki bagiye kwirukanwa, akaba yabuzwa amahoro n'amahwemo. Mbese muri make uyu mwana ashobora gukinirwaho ibikorwa bibi byose bishoboka by'umwijima ku bw'inyungu za politike. Niho umutima wabwiye uti umusengere. Rero ninjya kumusengera ntabwo nsengera mu gikari, ahubwo ndasengera n'abandi bose muri rusange, ariko cyane cyane uyu mwana. Mumfashe twubaha Imana dusenga. Yego Data twese uri mu ijuru, ndagushimiye, ngushimiye kubw'ijambo ryawe, ngushimiye kubw'ineza yawe, ngushimiye kubw'urukundo n'ubujyaneza bwawe, kandi sinabura kugushima kubw'ubutwari n'ubwitange byawe. Nyakubahwa, ubwo narebaga mu maso y'uyu mwana w'umukobwa, nabonye ibintu byinshi. Ntabwo ndi umuhanuzi, nta n'ubwo iyo mpano ntekereza muzo wampaye irimo, ariko nagize ubwoba ko ashobora kugirwa nabi kubera yasi yanduye. Nagize ubwoba ko ashobora gutezwa umutima uhagaze, agahozwa ku nkeke kubw'impamvu z'abantu runaka. Ariko kandi umutima wampaye ihumure ubwo wambwiraga ko uri hejuru ya byose, kandi Yesu Kristo yatsinze urupfu. Icyubahiro n'ikibi cyawe kuko uri Imana utubereye maso. Nyakubahwa, umwana w'umukobwa afite ibyifuzo bye ndetse n'amashimwe
kuko nyuma y'inkuru, nyuma y'induru n'inkundura, yaje kugira umugisha nawe agera imbere ya rubanda. Arangije avuga ibyiyumviro bye, avuga yirekuye nk'umwana muto nyine. Ndagusabye kugira ngo ataza gusurwa n'imitima yirabura igatangira kumwangiriza umutima we, ndetse igatangira gukinga ibintu urumuri rwe kugira rutagera kure. Hoya, afite ahazaza heza kandi harabagirana. Niyo mpamvu nifuza kugira ngo iyo mitego yose agiye gutegwa uhereye ubwo yageze ku karubanda, niwe Imana yonyine ishobora kuyitegurura. Twe nk'abana b'abantu ibyacu urabizi, ibyacu urabizi. Uhereye kuri ba Yuda bo twumva mu bitabo basangiraga n'umwami Yesu bakagendana, Petero ndetse n'abandi, ariko bagendanaga inkota kuko nyine nitwe niko turemwe, turi abantu. Dawidi yabivuze neza, avuga ko tubyarirwa mu byaha, tukavuka mu byaha, tukiyorosa ibyaha, tukarya ibyaha, turi abanyabyaha, niyo kamere yacu, niko turemye. Rero abo bantu bamukurire mu nzira, bamukuriye mu nzira, udusozi azagenda, kuko ntabwo azagenda mu mirambi gusa, udusozi azagenda mwami. Buri gasozi ujye ugerageza kumushyiraho akariba, kuko inyota izamwica. Kugira ngo urugendo rwe azarusoze amahoro, buri gasozi kose ubona agiye kuzurira, ujye ugerageza umushyirireho akariba azagera akica inyota, ndetse ushake n'ahantu umushyirira agashyamba karimo amahumbezi kugira ngo yugame izuba, naryo rizaba ritoroshye. Ndagusabye uburinzi bwawe n'abamarayika bawe b'abahanga mu by'ingamba, kubera ko kuri iyi si abantu barwana bitandukanye. Hari abiyambaza indi myuka, ariko yose nta bushobozi ifite imbere yawe, nta bushobozi ifite imbere yawe. Turabyibuka neza, twabonye iby'isanduku y'isezerano yagiye ishwanyaguza bya bigirwamana byose, bya Imana byose ikabihindura ubusa. Rero ntaho yagiye n'uyu munsi wa none, irya Mana niyo ikiriho n'uyu munsi. Ntabwo mpamya ko yigeze ihinduka. Hoya, ntabwo yahindutse, hahinduka ibihe ndetse n'abantu, ariko Imana yo ntabwo igihinduka. Ni ntabwo igihinduka. Nk'uko wagiye urinda abo twagiye twumva mu mateka, sinabwo gusa rega natwe ubwacu, nuko wenda tugeraho tukirengagiza cyangwa se tukigiza nkana, kandi nugasanga ibibazo n'umubiri biri ahangaha bitumye twibagirwa kugira neza. Ariko n'ubundi buryo umuntu yiherereye ari aha wenyine, hatari abantu hatuje, itabona gukomera kwawe. Impamvu mu gukomera kwawe umuntu wese ushobora kukubona ni uburyo tujya kuryama mwami. Ibyo birantangaza, tugafunga inzugi n'amadirishya, tukagira imbwa mu bipangu ku bwa sekirite, ndavuga ku mutekano, ariko kandi tukarara amazuru yasamye. Amana, ibintu birantangaza kugira ngo njye kuryama amazuru yasamye. Hari n'abagerageza bajya kuryama bagapfuka amaso, ariko birya byose aba ari iby'ubusa Mana we, kubera ko n'ubundi birangira nyine amazuru yasamye. Burya banarikodinze, hari indi myuka banakoresha n'ibyo nyine. Umbabarire kuvuga amagambo y'ubupfu imbere yawe. Uri Imana ivuga iby'ubutwari, kandi uri Imana ivuga ibyo gukomera. Imbere yawe rega niho tugomba kwisanzurira, imbere yawe niho tugomba gutetera, kuko isi yo ntigeze twereka imbabazi. Ndi gusengera uyu mwana kugira ngo amaboko mabi ntazigera muramutsa mwami, mu izina rya Yesu. Ibiganza bibi rwose ntibikamutunga intoki, mu izina rya Yesu. Data twese, akanwa kabi, amaso mabi, inshuti mbi ntizizigere ziba mu buzima bwe. Byanantangaje kuba ari we muntu wa mbere numvishe ngomba gusengera. Ntabwo rwose mwami, umbabarire, nzi kuri Imana yumva gusenga. Abarimbyi nibo bavuze ngo abagabo bo mu itorero baba mu ikorari yitwaga Yesu araje, baravuze ngo nta munyagara w'isengesho. Yego, kandi koko n'indirimbo imwe iravuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga, amasengesho dusenga ngajya atambuka n'inyenyeri, ngakaza akagera iwawe gakomanga, mbese ashaka kukurera. Ndagusabye kugira ngo rero mwami, ubwo isengesho ryanjye ribikumange, urikingurire, uryumve. Kandi nyakubahwa, uyu mwana rwose umurengere, azige neza, bizamuhire. Mbese umurinde abarozi, umurinde abagambanyi ndetse n'abapolitisiye, cyangwa abapolitisiye bamwe bakina bya politike byanduye.
urinde inkuru zidafite umumaro mu matwi ye, urinde ibikomere ku mutima we bidafite icyo bimwigisha. Mu izina rya Yesu azaba umuntu ukomeye, azaba umuntu w'umugabo, azaba umuntu ufite icyo azamarira abandi, mbese azagire bimwe mu bihamya azasigariza abazamwumva, bazumva ubuhamya bwe ubwo azaba amaze kugera ku gasongero. Ndasenze kugira ngo ubikorere kwiyubahisha, ntabwo nsenze kugira ngo nihimbaza, ahubwo nsenze kugira ngo Yesu Kristo n'ubwami bwe Data twese bahabwe icyubahiro. Ntabwo nabura kunyuzamo n'abanyarwanda bose bari mu kaga, ntabwo nabura kunyuzamo n'abanyarwanda bose batameze neza, badatekanye, u Rwanda ndetse n'abarundi bene data. Ntabwo nabura kuvuga abantu nk'abo ngabo. Oya, hari abarwaye, hari abashonje, hari abari mu nzu z'imbohe bazira ubusa, bose bakeneye ubutabera bwawe kandi we wenyine wo kubatabara. Uri Imana rero, Imana ntaratangira kuzamura ijambo na rimwe mu kanwa kanjye, wamaze kumenya byose ntekereza, ndetse n'ibyo ngiye kuvuga buryo ubishatse wahita ubisohora ku gapapuro ukabinshyira imbere, na niba mvuga nta nubwo aba ari ibyanjye ku byinshi biva iwawe mu ijuru. Reka byose uzabikore kwiyubahisha ndetse no guhesha icyubahiro ijuru ndetse n'impundu. Ni kubw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo mbyambaje urakoze, amen. Yego, ntabwo nifuzaga gutinda mu magambo mwuka byaramwe, ntabwo nifuzaga kuvuga menshi. Ndasenze nyine kugira ngo Imana izakora ibyayo. Nk'abanyarwanda rero Imana ikomeze kubagira neza, abankurikiye Imana ibahe umugisha, kandi nawe urakoze kuba umpaye ka subscribe. Nitwa Aristide Ndayishimiye, ntibagirwe gukanda kuri like cyangwa se j'aime kugira ngo iyo video izagere kuri uyu mwana cyangwa se n'umuryango we. Murakoze.